So, right, ladies and gentlemen, I don't know, the professor Dr. Kland, I'm the preacher, conductor, vibrator, motivator, true extravaganza. I live the life, I love and I love the life. I live, breather from north, south, east, west, Kigali, Siri, is I don't know, and also Domis. Uyu munsi wa none tugiye gusura kuri katedrali ya Huye. Aho hari amateka menshi cyane atandukanye ya Kiliziya Gatolika. So, reka dukomeze tugende kugira ngo tuhagere Domis. ahantu ugenya shimira ni Kiliziya Gatolika nahanga sindayumva umupadiri kwigisha ngo bari abarokori bari abayisilamu bari abakenisi basengera hariya birwa bagenda ariko mwebwe niba ari kwa kundi kudushaka duto dushaka kumerera amenyo kwishaka rinini reka kuzotora amaso bira Kiliziya Gatolika reka kuzotora amaso reka kuzotora amaso Ladies and gentlemen, twamaze kuhagera kuri katedrali ya Huye ngira ngo muri kuyibona. Iyi katedrali yubatswe ahasaga mu mwaka wa 1930 ishingwa ahasaga mu mwaka wa 1962. Iyi katedrali yubatswe n'Ababiligi abo bitaga abera. Urareba ko uburyo yubatsemo ni mu nyubako za kera, yubatswe mu buryo bw'inyubako za kera, yubatswe n'Ababiligi. So rero na ahantu heza twifuje gusura muri gahunda ya Sura Huye, umenye uko Kiliziya Gatolika yagutse cyangwa se umenye amateka ya Kiliziya Gatolika, kuko aha ni ahantu habumbatiye amateka menshi cyane ya Kiliziya Gatolika kuva mu ntangiriro zayo, kuva aba missionaries bagera mu Rwanda, kuko naha bahereye bajya gusaba umwami ko Kiliziya Gatolika yagera mu Rwanda. Umwami akavuga ni reka ntabwo mbashaka hafi yanjye, akabajyana i Save. Ese waba waramenye n'amateka ya Save? Burya Save ikintu byasobanuraga ahantu hatera. Noneho umwami yaje kuvuga nti rero aho hantu hatera, kuko atashakaga abapadiri ba missionaries, aravuga nti muva ahangaha bajyana i Save. Abajyana i Save ahatera, kuko yavugaga ati n'abapadiri namwe ntimubyara n'ubundi, abohereza i Save. Icyo ni kimwe mu bintu byatumye abapadiri cyangwa se Kiliziya Gatolika ihera ahantu bita i Save. Bakigera mu Rwanda babanje kubashyira ahantu bita i Save. So Domis rero twabanje kuza hano kuri katedrali, andi mateka yose turaza kuyashyira mu cyegeranyo cya hano kuri katedrali ya Huye, ariko tugiye gukora ibikorwa byo kuhasura, tuharebe tumenye ngo se hameze gute, ukinjira hameze gute. Murabireba neza, sinzi niba kameramani wanjye ari bubibereke. Ureba hariya hepfo hari ingoro yibereke iriya ishusho ya Bikira Mariya. Niba muri kubireba neza, hari ishusho ya Bikira Mariya y'umweru. Ukihagera na ahantu heza, icyapa cyaho cyanditseho Diocèse Catholique de Butare, Paroisse Cathédrale. Rero aha turi kuri katedrali ya Butare, reka dukomeze tuhasure. Kameramani wanjye abanze afotore neza, bereke kuri katedrali inyubako uko imeze. Ubireba neza arabibona ko ari inyubako ya kera, ni kubw'Ababiligi. Aba missionaries cyangwa se abapadiri babera nibwo bari bakigera mu Rwanda. Iyi Butare ibumbatiye amateka menshi ya Kiliziya Gatolika. Tuzakomeza kugenda tuyanyuramo, bitari uyu munsi gusa, nejo bundi mugenda mubona ibintu bitandukanye, cyangwa se mubona amateka ya Kiliziya Gatolika mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. So Domis, reka dukomeze tuhagere turebe, tugende. We musubireyo mwebwe umva, reka musubire, umva we musore, musubireyo. Domis, reka tuhagere, ugenda werekana na katedrali. Ngira ngo murabibona ni ahantu heza cyane, hari jardin, ngira ngo ba kameramani wanjye yazibereka. Ni ahantu hari jardin nziza cyane, nziza kabisa. Ukinjira mu marembo uhita ubona umusaraba, uhita ubona inyubako imeze neza, ariko yubatswe mu buryo bwa gihanga bwa kera, kuko yubatswe n'Ababiligi. Turakomeza tuyegere tuyireba, tureba ngo bimeze. Domis Tenzac ni kuri BNN TV.
iyo bita BNN TV News, amateka yose ya Kiliziya Gatolika mu buryo bumwe cyangwa se ubundi uzajya uyagezwaho nanjye Apiane Api Domis. Here we go. Hose ugenda ufotorana hariya hose. Yego, kugira ngo murabibona neza, ni inyubako nziza iteye ubwuzu kandi itangaje, yubatswe mu buryo bwa gihanga, nziza, igaragara neza kandi isa neza. So Domis, rero ni ku ruhande rw'inyuma yaho, bahabereke neza, kameramani ahabereke, ni ahantu heza cyane. Turakomeza tugenda tureba, aha hepfo niho ku macumbi niho Musenyeri aba. Dukomeza tugenda babereka uburyo jardin zaho zimeze, fotora neza ubereka byose gake gake. Domis, kuri BNN TV News niho wasanga ibintu nk'ibi. Tugiye kujya buri munsi tubereka episode y'akantu keza, ukuntu Kiliziya Gatolika yagiye yaguka kuva mu ntangiriro abamissionaries bakigera mu Rwanda kugera aho Kiliziya Gatolika igeze ubu. Amateka rero ya paruwase cyangwa se ya paruwase katedrale ya Huye muraza kuyasanga yose ku cyitwa BNN TV. Uradusubscribinga, urabuduhaye inkunga, ndetse kandi si urwo rubuga rwonyine dukoresha na TikTok, twitwa Api Rwanda, dukoresha na Instagram nayo ni Api Rwanda. Hose mukomeze mudukurikire. Domis, dukomeze tugende tubereka ibyiza byaho. Aha urafotora iki cyapa garagaza neza Alados Mémoire des Ma Astrid Mel Aimé de son peuple de l'autre Afrique. Kugira ngo muragenda mubibona neza. Imbere mu ruhanga rwa Kiliziya, ngira ngo murabona neza. Hagarika kanda amaboko kariho akantu k'umutuku. Gutega ugiye ubuse ntiwagenda ubura. Madame la reine.
bahita kuri paruwase katedrale ya Huye. Aho bita kuri paruwase katedrale ya Huye, ahantu heza cyane rwose. Aha niho kuri paruwase katedrale ya Huye aho twasuye amateka yose y'iyi paruwase katedrale ya Huye yose, guhera ku mupadiri wa mbere wahageze ubwa mbere kugera kuri musenyeri wa mbere wahageze. N'ahandi wabisanga ni kuri BNN TV News. Ni amateka meza cyane, yose murayasanga kuri BNN TV News. Domis ngira ngo murahabona, ni ahantu heza cyane rwose, jardin nziza. Ni ahantu haba hafite ukuntu hameze. Iyi Huye rero ni igicumbi rwose. Aha ni ku gicumbi cya Kiliziya Gatolika. Niyo mpamvu twahisemo kwibera, kuko kwibera aha ntibigira uko bisa. Nawe uzahagere, nawe wahasura ukareba ukamenya, ariko ni ahantu heza rwose, hafite ukuntu hihariye. Hafite ukuntu hihariye. So Domis ni ahantu heza cyane rero. Twari twahasuye uyu munsi, ushaka kumenya amateka yose yo kuri iyi paruwasi katedrale ya Huye, nta handi wabisanga atari kuri BNN TV News. BNN TV News niho wasanga amateka yose ya paruwasi katedrale ya Huye, kuri BNN TV. Njye nari api, ibintu nuko mba nabyinjiyemo gake.